Urumva umutima wawe ucitse intege? Cyangwa se urumva ufite ibikomere byasabye umutima wawe? Muvandimwe, ndakwinginze ufatanye nanjye gusenga rino sengesho. Ariko mbere y'uko dusenga, nyemerera mbanze nkubwire amagambo akurikira. Hari ibikomere amaso y'umuntu adashobora kubona. Umutima ushobora kumeneka bitewe no kwangwa, guhemukirwa, kubura uwo wakundaga, gucibwa intege, gutsindwa, kwigunga cyangwa gutegereza igisubizo ukakibura. Nubwo abantu bashobora kuguhoza bakakubwira ngo ihangane, ariko nje kukubwira ko Yesu Kristo wenyine niwe ushobora gukiza umutima wamenetse burundu, akawuzuzamo ibyishimo, akawushyiramo amahoro, umuntu akabaho anezerewe. Uyu munsi nyemerera nkubwire ko Yesu Kristo umwami wacu ari we wenyine uzi amarira ugira. Niwe wenyine uzi ububabare bwose wanyuzemo, kandi azi n'ibikomere wagize mu mutima cyangwa se ufite mu mutima wawe. Ntabwo Yesu aza kuguhumuriza gusa, ahubwo ashaka kugukiza, kukugarurira ibyiringiro no kuguha amahoro nyakuri. Ijambo ry'Imana ritwizeza ko Yesu Kristo ari umuganga ukiza indwara z'umubiri, ariko kandi akaba n'umukiza w'imitima yakomeretse. Yesu Kristo yaje gukiza abafite imitima imenetse. Yaravuze ati, umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kuko yasize kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye gukiza abafite imitima imenetse no kubwiriza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abaremerewe. Iri ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 4 umurongo wa 18. Yesu ntiyaje gusa kubabarira ibyaha, yaje no gukiza imitima imenetse. Yamenye icyo kwangwa ari cyo, azi icyo kwangwa ari cyo, yamenye icyo kubabara ari cyo kuko yanyuze mu mubabaro, azi icyo intimba n'agahinda bisobanuye. Niyo mpamvu nta mutima ucitse intege Yesu adashobora gukiza. Uwiteka aba hafi y'abafite umutima umenetse. Ijambo ry'Imana riravuga riti, Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, akiza abafite umutima ushenjaguwe. Zaburi ya 34 umurongo wa 18. Iyo abantu bagutaye, Yesu arakwegera. Iyo nta n'umwe wumva ububabare bwawe, Yesu we aba abwumva. Kubaho kwe kuzana amahoro muri wowe. Urukundo rwa Kristo rukuraho ubwoba mu mutima. Ubuntu bwe busubiza ibyiringiro mu mutima w'umuntu. Yesu akiza ibikomere byose, nta na kimwe abasha gusiga. Ijambo ry'Imana rivuga ko akiza abafite imitima imenetse, apfuka ibikomere byabo. Imana ntiyirengagiza umutima wamenetse cyangwa se umutima ukomeretse. Irawuvura, irawomora, irawukiza. Nta gikomere kibabaje gikabije Yesu adashobora kuvura. Nta bubabare bukomeye urukundo rwe rudashobora gukuraho. Nta buzima bwangiritse ubuntu bwe budashobora gusana. Yesu atanga uburuhukiro ku bafite imitwaro. Yesu araguhamagara ati, cyangwa se ahamagara abantu bose ati,
nimuze aho ndi mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Niko ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo Yesu yabuvugiyemo igice cya 11 umurongo wa 28. Hari abantu benshi bagendana imitwaro itagaragara. Hari abikoreye agahinda, hari abikoreye kwicira urubanza, hari abikoreye guhemukirwa, hari abikoreye ubwoba. Ariko Yesu aravuga ati nimuze aho ndi mwese abarushye n'abaremerewe. Niwe wenyine utanga uburuhukiro nyakuri. Yesu atanga amahoro isi idashobora gutanga. Yesu niwe utanga amahoro isi idashobora gutanga. Haravuze ngo amahoro mbasigiye ni amahoro yanjye ndayabahaye, nyabahaye si nk'uko ab'isi bayatanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Isi ishobora gutanga ihumure ry'igihe gito, ariko Yesu atanga amahoro ahoraho. Amahoro ye agumana natwe mu bigeragezo. Amahoro ye agumana natwe mu kababaro cyangwa se mu mubabaro. Amahoro ye adukomeza no mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibyago. Amahoro ya Kristo Yesu akomeze agwirire muri wowe. Mwemerere akuyobore, mwemerere ature muri wowe. Nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga riti kuko menye neza yuko ntaho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abatware cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'ijuru cyangwa uburebure bw'ikuzimu cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Niyo abantu baguta bakagusiga, Yesu ntazigera gusiga. Urukundo rwe ntiruhinduka, urukundo rwe ntirurangira, urukundo rwe rugarurira ubuzima, rugarurira umuntu ubuzima mu mutima wiwe, akagira umutima wizeye. Ngaho muvandimwe, nyemerera ufatanye nanjye gusenga. Data wo mu ijuru, tuje imbere yawe mu izina ryera, mu izina ryawe ryera kandi rifite imbaraga, izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ni wowe mukiza w'isi yose, ni wowe mwungeri mwiza waje kugira ngo ukize abafite imitima imenetse. Uyu munsi tuzanye imbere yawe, ikaba ifite agahinda mu mitima. Ako gahinda tukazanye imbere yawe. Intimba ziri mu mitima turazikweretse. Guhemukirwa kose, kwiheba kose n'imitwaro yose, ibyo byose tubishyize imbere yawe kugira ngo bituruhure, ubiruhure abantu bose bakomeretse, baremerewe, bafite ibikomere mu mitima. Mwami Yesu, uzi amarira yose twagize, uzi amarira abantu bafite. Haleluya, ndakwinginze cyane kugira ngo uruhure, usuke umugezi w'ihumure mu mitima y'abantu. Uzi amaganya yose ari mu mitima y'abantu bawe, uzi ibikomere byatewe no kwangwa, guhemukirwa, kubura abakunzi bacu, gutsindwa, kwigunga n'ubwoba. Nta na kimwe kiguhishe cyangwa se gihishwe, kuko byose imbere y'amaso yawe bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Ijambo ryawe riravuga riti akiza abafite imitima imenetse, apfuka ibikomere byabo. Mwami Yesu, uyu munsi nyemerera udusohoreze iri sezerano mu buzima bwacu. Kiza imitima yacu imenetse, garurira imbaraga imitima yacitse intege, kuraho inzika n'umubabaro, kuraho ubwoba n'amaganya, simbuza kwiheba ibyiringiro, simbuza umubabaro ibyishimo, simbuza guhangayika amahoro yawe. Mwami Yesu,
uyu munsi dushyize imitwaro yacu yose imbere yawe, kuko wavuze uti nimuze aho ndi mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Dore turaje, ruhura imitima yacu, humuriza abarira, komeza abanyantege nke, hagurutsa abaguye, subiza ibyiringiro abihebye. Mwami Yesu Kristo, urukundo rwawe rwuzuze imyanya yose yasizwe ubusa n'ibikomere. Twigishe kukwizera no mu gihe tutumva impamvu z'ibigeragezo tunyuramo. Turagushimira kuko amahoro yawe aruta ububabare bwacu. Urukundo rwawe rurusha imbaraga intimba zacu. Ubuntu bwawe buraduhagije, nk'uko wavuze uti amahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi batanga, ndayabahaye, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Wowe Mwami wacu Yesu, ayo mahoro arinde imitima yacu n'ibitekerezo byacu uyu munsi. Uyu munsi twemeye ko ari wowe dukuramo gukira, ni wowe dukuramo ibyiringiro, ni wowe dukuramo ihumure, ni wowe dukuramo umunezero. Turagushimira ko udukunda, urukundo rudashira. Icyubahiro cyose, ikuzo ryose n'ishimwe ryose ni ibyawe. Tubisabye twizeye mu izina rifite ubushobozi riruta ayandi mazina yose, ari ryo zina rya Yesu Kristo, amen. Mwikoreze amaganya yanyu yose, umwikoreze amaganya yawe yose, kuko yita kuri wowe. Yesu Kristo agukize, akize umutima wawe umenetse, aguhe amahoro, ararura ibyiringiro byawe, kandi akwibutse buri munsi ko urukundo rwe rutazigera rugushiraho iteka ryose, amen.